ndaryama nkagira nkabagara uko mbishatse, nkaryama nkateka runonko, nkaba njyewe nkaba Hakizimana mani. Ama-G The Black muba ngeze ruguru iyo ngiyo mu buzima nari ndimo nitaga kuri abo bantu, ntago nyibitaho, bari kuvunika mani. Kwita kuri Ama-G The Black wimereye gutya urimo uravunika. Urashaka kumenya Ama-G ukuntu abayeho. Ama-G ari kwisebya ndi guhinga bro, mba ndi kureba amakuru yanyu nipowe mu murima mwebwe. Inama y'ikisi umuntu urengeje imyaka 18 nakomereza aho ngaho ibyarimo uri munsi yayo, namubwira ngo abantu benshi barakubwira ngo tukugurira agacupa, nka wamwe ngo tukugurira inkoko, tukugurira agacupa. Ubuhinzi bwawe twabukoza gute? Niyo mpamvu mbareba ni hano kuri WhatsApp nkahita ngarama nkababwira ngaho mukagure, wakagura nkagura ifumbire. Niho uzasanga abapfubuzi, niho uzasanga aba bantu babashuga mami bafatirana umwana mutoya kubera ko avuze ngo akazi karabuze. Nk'ubu nta gishuga mami cyane yiyongoza njyewe, ahubwo nakiyongoza ko atabonye iPhone. Zira iPhone bazikoresha iki? Ari ifotoza ngo bigende ute? Uzi ko telefone ariko igwa muri wese? Uzi ko telefone bayikwiba? Yanameneka. Ubutaka babukwiba gute? Mwajya mu mategeko. Ntabwo bwagwa muri wese. Abantu bajya bangereranya cyane n'umuhungu inshuti yanjye yitwa Bruce Melody, ngo yaragusize. None se mu masiganwa ntibasigana? Yaransize nyine. Nese mbigenze. Nubwo twanagendana ntago bikunda ngo twese tube turi kuri level imwe. Never. Kuko nanjye nkubwiye abo nasize wasanga ari benshi no kurushaho. Nitanifatira agasego kanjye umurima abarimereye gutya mugashwana. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Iyi mvura rero ngewe nyifata nk'umugisha. Ibi birayi bigoma, ahubwo iyi mashini nicyo kibazo wenda. Ariko se guhinga imashini mu murima sukureba se amakuru agezweho. Erega mani ibintu byose nutwe tubikomeza. Kurya hinga mu murima umusamba aho ngaho bana na hano na kapongi ndagakora. Nakoreshe uzi ikintu cyane hungwe. Umusamba. Oya ngewe nkunda kubaho mu buzima. Narababwiye ngo mujye mubabo muri bo. Icyambere ndi kureba hano nabonye nk'inkuru zigiye zitandukanye, mba ngomba kuzisoma. Nkuru umubyizi wande nkicara nkaruhuka, nkinywera amazi, byaba ari sawa cyane, nkinywera B1G, ndangije umubyizi nta bindi. Ama hari umuntu uzo muri twari turi kuganira, aranje arambwira ngo hari ahantu ari amafaranga yaguze iriya sambu. Yego guzi telefone. Nyine ni ibitekerezo byo nyine nawe uhita ubyumva. Hano bavuga ko impyisi yagize iki? Iyi mvura yaguye bavuga ko impyisi yakoze aferi. Nari bikabise. Ibi birayi ngomba kuzabiryana nawe n'abantu bake bagiye bakora subscribe kuri Kigali News Channel no kuri Ama-G The Black Official. Kujyana duhita gukora twakibonye. Nakibonye neza, nishimiye ko ahubwo abantu bampamagaye. Mvugira ngo 0788 400 519. Abantu bamamagaye kuri iyo nimero yanjye bambwira ko nabo bigeze kubaho mu buzima butari ubwabo. Hari umuntu cyagigano gishobora kuba cyarafashije benshi cyane hari umutipe uba
ndagushuhuje mwana wowe twaravuganye cyane acuruza imyenda i Nyamata arambwira ati mani nabaga hari igikondo ariko nkimara kureba ikiganiro nahise mbuwundi we yes hari abantu kuri abantu twavugaga hose hari abantu baba barakuvugishije aho bati waturaburije cyangwa se bakavuga ati oya barani bavuga barani uguceceka karyumaho hari uzi neza ko ari nk'uko yakibonye ndabizi ahubwo se nindi tarimo mu bantu bacecetse ibyamamare byinshi biraceceka kandi yes ni uburenganzira bwabo ariko nanjye ngomba kwimatatura nkavuga ukuntu njyewe ariko hari n'abavuze ko bagiye mu mirima ariko mu muziki byari byanze ariko ibiki byanga ubu nabura imirongo wakwirirwa mu murima isuka ninshatse nakora indirimbo yitwa isuka niyo intunze niyo igutunze isuka yanjye pe nose ubwo ibyo byananira ibyo ni ibintu byananira ariko jye ngo iyo umuntu ashaka inspiration ajya nk'ahantu ku mazi n'amazi nayikora nta kintu mani ahubwo ishyamba riri muri music industry niryo ryatumye njyewe mvuga nti reka mba ndikanye n'aba bantu hari umuntu uderutse gukorera ikiganiro aravuga ngo wamenye ubwenge urabahunga ntabwo nahunze ahubwo nagiye mu bindi bintu ahubwo nababwira ngo mugende mujye kureba indirimbo ya Tom Close na Khalfan Govinda na JC ni indirimbo nziza nabyutse nyumva man mugende mutegure murebe indirimbo z'abahanzi nyarwanda ntago nareka kuvuga ko nabonye ko impamvu mba mfite iyi mashini nuko ngomba kureba amakuru Chris Easy hanze y'u Rwanda yakoze aferi nawe yakoze igitaramo cyiza nabonye The Ben ari guhereza Junior GT amadolari nabonye Bruce Melody ari kumwe na Diamond Platnumz bari muri stu ibyo ni ibintu mba ngomba gukurikirana ariko ndi mu murimo nanjye bankurikirane nkurimo oya kubera abahanzi bose nagerageje kugira inzozi zo gukorana nabo nasanze bantwara na spending amafaranga menshi ngira ngo wabonye uwo bita Coach Gael ko yagiriwe inama na manager wa Diamond aramubwira ati ntucike intege anytime byavamo so njyewe rero ni nko kumbwira ngo simpinge bino birayi kuko ngiye kuzana n'inyanya noneho bakubundi murankizwa ntago nabwiza ariko ndabuzi kuko nzi ko ibintu byose turya biba byarahinzwe ubworozi ibintu byose turya biba byarorowe bimwe na bimwe ibyitarahinzwe byarorowe yes niyo mpamvu rero ibyo bintu mvuga nti reka mbishyiremo imbaraga cyane ariko nize ku kigo habagaho section yitwa agronomy so naganiraga n'abantu bayiga kandi njye nari ndi muri troncome ariko nanjye numvaga ngomba kwiga agronomy ndagushuje we Benjamin wanyemereye ifumbire mvaruganda dore urabona ko barakubwira ngo mbwira icyo ufite ngira icyo ngufasha dore ibyo mfite ngibi gerageza rwose nk'inshuti yanjye ugira inzozi zo kuzagira hegitari z'imyaka runaka yego urana hano ko bateye inuza bateye umuyenzi no hirya hose ndahashaka ase ntago kuki tubabwira ibintu nimubibone hari abadiaspora ndi gusuhuza ndasuhuza umuntu witwa Bonane ndasuhuza umuntu abantu bose tuvugana bari hanze y'igihugu nabo bambwiye uburyo bakora imbaraga babishoramo bakora amanywa nijoro bro uzi ko umuntu atwara truck amasaha 18 can you imagine abadiaspora mwese ndabashuhuje hano muri
uratwara isaha ngo hari ambutiyaje ngo nasaze man abaniga barakora papa ahangaha rero havamo igitoki man rero nicyo kintu mba nifuza hari abantu nshaka kuzajya bambera aba role model badakunda imingara bakunda gukora bakabona cash bakanasipendinga mu bikorwa runaka. Tentire se nayishyiragamo ubundi ngiye ngira imvi ndi umusaza iriya yari iyo mu kazi iriya yimenye bumva nifite agakepe hano agakepe karinda izuba papa ariko abantu nyine batabifata neza ni abantu nyine babyumva uko babishaka abo bavuga ngo bihangane se cyangwa nababwira ati muruce murumire mubyihoje nibura hari kuri cyo kiganiro hari umuntu wenda uzwi ushobora kubera kuvugisha ugatamanye arahari kandi uzwi cyane arambwira ati nanjye nshakira hafi aho sha ariko ahantu hose harahari n'inyabagendwa uzareba nituzana abantu ndashaka kuzazana ibyamamare bikamfasha gusarura bino birayi ibi birayi mbimazemo iminsi ese hano ugira amasanga ugatasanga iyo mbishatse nta muntu nkoresha buriya ikibazo ni uko umuntu yaba agukoresha jyewe nzi iyo mbishatse nk'ubu ngubu nshatse nataha nyine mba nanga kwirirwa nicaye tout simplement nkavuga nti reka njyemo ndebe ukuntu ibintu bimeze iyo ngize imana mbona n'abandi baturage bakamfasha nabo bakabona ibyo biceri bike bike ariko nkaba uwo ndi we ibyo mpora mbabwira nk'ubu urabona ko imvura igiye kugwa iyi mvura ntuyivugeho iyi mashini yihorera anayigira gutya tugakora yose gadi bimeze bite wowe umurumva nk'uwo muntu wavuze ngo amafaranga yagura uriya murima havamo iPhone nziza cyane ifotora neza twamubwirira ariko imvura rero oya ntago ariko ntago imvura ari iya danje kati koma hariya iririya rinini fata rinini ririya rinini urereze gadi njyewe imvura no mu mvura no mu zuba turakora none se uwo muntu ngo twamubwira iki ufashe uwo nyine ni ibyifuzo bye n'ibyiyumviro bye congratulation ko yagize iki yabonye iyo iPhone nyine nanjye ubwo ngubwo ni high congratulation ku birayi byanjye nta kintu ushobora kubwira uwo muntu nta kintu namubwira ubwo namubwira iki arurana ko kavura gatangiye kugwa ndumva twagenda tukicara mu rugo tugakomeza kuganira ariko njyewe imvura nta nubwo ijya intera ubwoba ahubwo imvura iranshimisha hano numva umeze neza umva biraje bizamuke papa ese ibirayi babihinga mu kwa kangahe bagasarura mu kwa kangahe njyewe mbihinga uko mbonye imana yasa n'imvura ikazana imvura tujye mu rugo oya tugume hano mu mvura ariko mu mvura ku cy'umuhanga kandi ibi birayi mu birya iwanyu mutazi ahantu byavuye Kigali rero imvura iguye abantu ntago rero uri i Kigali urumva ariko gadi njyewe ibi bintu impamvu mbikunda nakuze mbikunda ntago ari umuntu wabinshyizemo si ibintu nize ni ibintu numva mbese mu buzima nyine ukwiye kuba urimo ubu ewewe ndaryama nkagera nkabagara uko mbishatse nkaryama nkateka runonko nkaba njyewe nkaba Hakizimana mani amajide buraka muba ngeze ruguru iyo ngiyo iwanyu
So rero icyo nkubwira nuko ubu buzima mani buraryoshye. Ubu mukanya ngiye gutuma akantu ko kunywa hano hepfo umutobe n'inywere. Runonko hano twayotse ubona hariya ko byose bihari. Ibi birayi nabyo si biri kugenda byera. Tuzabyotsamo runonko twirire. Nago ibi bintu nkora ntago ari uko mbuza amafaranga yo kugura ibirayi bro. Ahubwo nuko numva kurya ikintu witereye ukabiba ugahinga ukagira icyo bita kubagara ariko ari wowe wabyikoreye biba bimeze nk'umwana wirereye man. Ese niyihe myaka batabagara bakwira bakazagenda basarura? Imyembe. Imyaka batabagara ibiti bisanzwe binini nyine tu. Urutoki bajya barubagara? None se bera narindi gukata inuza. Babyita kubagara? Oya ariko no hasi urabagara. Amasaka barayabagara? Byose barabibagara. Imyaka yose Iyo myembe barayibagara. n'intoryi ahubwo imyaka batabagara. Intoryi barazibagara bakazisasira nose iyo bari kuzishyiriraho ifumbire nibo barimo no kubagara. Ahubwo imyaka batabagara niyo umuntu abayeho. Oya nabo barayibagara iyo bakuroza ugapfa se niba bayibagaye. Ibyo ngibyo ni iby'abarozi ntago mbi. amabara umeze neza? Nari meze fresh ngira ngo ariko so haba ari miki sana amazi pe. Amazi n'ubuzima. ngo yabuze icyo kunywa yarakenye. Njyewe nabuze icyo kunywa narakenye. B1 gin sikabimaze. Abo ntago mbita. Nibyane nakubwiraga nti mu buzima nari ndimo nitaga kuri abo bantu ntago nyibitaho bari kuvunika. Bari kuvunika man. Kwita kuri amajide black wimereye gutya urimo uravunika. Urashaka kumenya amajuku nabayeho amaji uri kwisebya ndi guhinga bro uri kuvunika. Ahubwo nzajya muri Kigali Jen's Comedy. Ese ko bataragutumira mugani? Ndi guhinga nose bambona gute. Ariko merci nantumira nzajyayo. Kandi felicitation nabonye arashaka ngo kugeza Kigali Jen's Comedy muri Bika Arena. Kandi ndabizi nashyiramo kime bazabigeraho. Bizakunda mani iyo washyizemo ikintu umuhate kiraba. Hari umuntu ugeze guca intege muri ubu buzima? Nawe menya uri kuzinca kuko abantu bagiye banca intege ariko baguca intege mutari kumwe bazigucira inyuma mu gikari. Mwahura bavuga ati felicitation. Ubu wabona nka merci muciye intege ariko mu by'ukuri mu izina ry'Imana njyewe nishimira iterambere ry'umuntu. Ariko hari abantu bavuga ati n'umuntu rero umuntu agahita amubwira ati ntazigeze. Iyo batangiye ngo cyamaje rwamaje oyo ngo disi ngo sigaye ngo ahinga kandi warashomereye n'umukanda nzugi uri mu rugo iwabo ebana n'umuriro wenda wamushiranye mu nzu agaseka akavuga yaburaye umuntu hano inkoko zenda kumutera gute man. Ubu none ngiye kubatakira icyo bita ifiriti. Ubuto bwiza kuri isi ya rurema bwitwa zahabu. Ndi kwamamariza ubuto bwitwa zahabu. Uri ku isoko ahantu hose burahari. Ubwo se nimbona ubuto nkaba mfite ibirayi n'inkoko nkaba nifite inuza internet yanjye Mango 4G nkaba nifite B1 gin ikibazo nzaba mfite niki? hari umuntu wicara kumva ko ubuzima bwiwe buri muri Kigali ariho urukumva akumva ko aramutse agiye mu ntara urukumva
habona imirongo nka gutya ndaje mu murima akavuga ati ndamutse nibeshye nkajya mu so ubundi imirongo twabahaye mwarayihaze imirongo yo kuririmba Jewe imirongo natanze niriya kabisa nshatse nzajya nongera yindi uko mbishatse ariko nta tegeko rinkiraho gukora imirongo nk'uko umwana w'umuntu abyumva never mwase ibirayi nari narabihinze inkoko nari narazoroye uryaga inkoko ari ukuyihashya yego rimwe na rimwe ugasanga no kuyihaha ni ikibazo ubu ni ukuyifata ibirayi ni ukubikura ni kubisarura none se ubwo urambwira ko interinete Mango 4G hano ubu ngubu iyo ngize nenya none bafite na promotion mba ndi kureba amakuru yanyu nipowe mu murima mwebwe so rero ibintu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi nababwira ko njewe ubuzima ndimo ari bwiza nta n'impamvu yo kuburatira abantu ariko niba hari inama wenda cyangwa se inama y'ikisi umuntu urengeje imyaka 18 nakomereza aho ngaho ibyarimo uri munsi yayo namubwira ngo ikintu cya mbere mu buzima ni ugukora umushinga w'ikintu kigendanye n'ikintu kijya mu nda habe gucuruza amazi habe guhinga habe korora habe gukora resitora ibyo ni bimwe mu bintu ibintu umuntu yabishora amafaranga kunguka none ndi ikidumu umuntu abishoramo amafaranga kunguka kuko ifumbire y'inkoko iva mu nkoko iza mu murima inkoko ikajya mu isafuriya n'ibingibi ibirayi bijya hehe mu isafuriya nk'abandari noneho nkabona nagemurira amasoko none se ikindi kintu cy'ikibazo umbwira ni iki ibitoki kutabivuga kutavuga imyumbati ntiwabibonye byose imyembe yo niyanjye ntago nayitanga uvuga inzozi zawe ni ukwagura iyi minzu ukayikuramo nkakubiza hirya cyane ariko reka nkubwire abantu muri kunyumva mu nyumve neza umuntu wese ufite igitekerezo nimero zanjye rero zigiye kuzaba nko gukora subscribe duhaguruke se twereke hano hantu wahaberetse se si hahari 0788 wowe fata kamera uzenguruke gutya bereke no hirya hose man ibi bintu umuntu uzabitekereza cyane tuzaba inshuti tu nk'ubu amafaranga wenda nangiye kuvuga wa mugabo nabwiye ngo nzanire igifanta cya Ritiko yankonsomaga urayafata ukayaguramo imbuto ushobora gutera amafaranga runaka twahuriraga Hogopogo ariko Green Orange ariko ari paka meza iri paka tuzamusura uko vuga ngo nyine hari amafaranga yagendaga nago nayita nko gupfa ubusa yagiraga impfu zidasobanutse yego ariko nk'ubu ngubu navuga ngo reba nk'aka karima kari hano aka ngaka hari umuntu nzi yari kuba yakanyweye ijoro rimwe akarima yakanyweye nyine yambwiye ngo mugurire ariko kugira ngo angereho biramuvuna ahubwo aho kukamuguriramo aka karima ndagatera ahubwo namwoherereza ibirayi cyangwa se nkabiranguza abantu bari botike ahanaba akabigura kuki ikintu cyo gutanga amafaranga mu gifata nk'ikintu cya fake nta bintu by'ubuntu ngewe ncyumva nshaka kumva mu mutwe wanjye ubu ntago umuntu ashobora kwicara akavuga ati amagi rwose Kigali bimeze nabi yakwimutse uzi ko iwabo batimutse nawe nazimuka
yimuke. Bimeze nabi gute se? ahubwo ati bibiri byanze kabisa. Bibiri by'iki se wakoze iki? Hakuri inshuti yanjye uri abiguremo bando atangire kunseka kuri cano kuri Kigali News cano ngo amajingo twaricuti ngo mpane ngo azuka ngo asigaye ahinga mani. Ibyo numva akaguriza senyisa icyatana agahita aguramo B1 Gin akantarama. Ibyo se bibaho? Wansengerere nkaca inyuma nkaba nangiza kugira. Niko bimeze. Abantu bakuvuga nawe muri comment. Nta kibazo mukomeze muvuge. N'abantu muziranye. Nibo tuziranye. Kandi ni benshi nagiye mfasha kugira ngo bagera ahantu bageze kugeza amagingo aya. Ubu ngubu ni ukuvuga gahunda ni ukuvuga ku birayi gusa. Inkoko si wazibonye barazivuze ubu hagezweho ibirayi. Ubu se ninza nasumbire gisha. Nazanye imbata nzana ibiki byose nzabizana, ariko icyambere nuko iyo umuntu akubuzeho inkuru mu buzima bwacu tubayeho muri ubu buzima tubamo akereya inkuru ye. Ariyo mpamvu mwebwe muri abatangaza makuru muza mukareba amakuru ukuntu ameze mukaba mwahamya amakuru. Ariko iyo utari kumbona wowe himba inkuru. Niyo mpamvu bazita inkuru z'ibihuha ngo amajidisi yo ngo naramubonye ngo yabaye umuyede. Umuyede uzi icyo bivuze bro? Umuyede ni umuntu babyita ede, ni umuntu ufasha. Uri kubikubwira ari mu kageretse ariko unamubajije ngo ikirayi cyera gute, ahubwo akabyuka avuga ngo ko umuriro unshiranye. Kandi njyewe ndi umuyede. Urumva aho niho mba mbereye umuyede rero. Rero icyo kintu njyewe narakizeyotse ndavuga ati iki kintu nta kintu nshaka ibi bintu bivemo. Ariko buriya ubuzima bwiza ni ubuzima wumva utuje man. Abantu muri Kigali ntago abantu batuje cyangwa nta nubwo ari muri Kigali no muri Amerika bro, no muri Canada n'ahantu hose. Umuntu uri mu buzima butari ubwe ngo abe we ntago ameze neza. Agerageza kuba neza birakuvuna. Ntago ushobora kumbwira ngo uvuye muri Amerika. Wenda urugero nka state yitwa Michigan uje mu Rwanda, tuzi ko wagiye muri Amerika. Rero abantu bo mu Rwanda benshi bazi ko umuntu yageze muri Amerika ni mu ijuru agiye kuza adutamo serivisi zacu zose azikemura. Never. Hari n'igihe bamwirukanye. Ariko twebwe kubera gushyira amaboko mu mufuka ngo dutegereje ko azaza. Ama wagira igitekerezo akavuga ati mfite amafaranga. Kandi noneho nawe yaje. Urahita icyo kibazo ugikomerezaho. Iyo aje agomba kuba ahantu heza cyane ku buryo mutamunyuzamo ngo ijisho. Ako bafite amafaranga. God, aba diaspora bandike message aho ngaho. Comment nyinshi cyane. Amafaranga nimba ufite miliyoni 5 cyangwa 10 cyangwa 30 uri bucumbikemo ukwezi kumwe uspendinga wereka God ko wagafashe uhita ukwepa yatangiye kugushirana. Ibyo ngibyo niko bimeze barabizi. Aba diaspora ndabashuhuje. Nimero zanjye rata nizazindi 0788840519. Ni ukuvuga ngo iyo ni nimero ushobora kuvuga ati bakunda kunyita ngo iki cyana. Iki cyana ushatse wagifasha ahantu waba uherereye hose. Icyo ngiye kuvuga yego umuntu aramutse avuze ngo mfite amafaranga yanjye kujoininga amaji muri
buriya buhinzi bwe tubukuze tubwagure. yego njyewe ni tayari uno subano ntabwo twahubaka ibiraro bingahe wenda by'inkoko ho kororera. yego ni hanini cyane ariko nyine ni ugutuza ukavuga uti abantu benshi barakubwira ngo tukugurira agacupa nka wambwiye ngo tukugurire inkoko tukugurira agacupa ubuhinzi bwawe twabukuza biriya niyo mpamvu mbareba ni hano kuri WhatsApp nkahita ngarama nkababwira ati ngaho mukagure wakagura nkagura ifumbire so ariko izo ni blague ariko abantu bafite gahunda yo kuba twakora mani narindi kuvugana kare n'abantu batwara amatrack muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bambwira ukuntu batwara amasaha 18 bro 18 nta kuruhuka mwahurugwe zumwe ati karafashwe gura kandi ngaho fata amasaha 18 aruhuka nyuma y'ukwezi ukuba iyo minsi yose mwahurugwe mvuga ati inzu yanjye ntago dore bagiye kunsora mu nzu nyamuneka ndwanaho uri n'umuvandimwe ntago bagira icyo bita umutandiboyi uramuzi cyane ni wa muntu ugendana n'umushoferi kugira ngo ageze ikibazo mu nzira amufashe man amasaha 18 ukamara umwaka uyatwara kandi nta muntu mugendana umva iryo rungu yagera hano ukazuza ni seseme man kandi none ko abenshi hano mu Rwanda no muri Afrika ko abantu bitwaza ngo akazi karabuze nyine ubuse kabuze gute umuntu ari kwihingira karabuze kabuze utaragashatse ntako yabonye ubu ubwiye umusore wambaye Timberland igura 50 ngo ngukatiye hano kano kantu nawe ugahingemo wenda pavuro yakubwira kare niheramo vena aho ngaho turangizanye ziki yakoze iki akazi ntago kabuze ahubwo twanze kugashaka niyo mpamvu nzambabwira nkababwiza ukuri iyi si bote anasobombuze kuguramo Air Force 1 ya indi y'umweru y'amata iyi igura amafaranga abazicuruza barabizi ariko se ndambara Air Force 1 y'amata nyizane mu birayi ahubwo ninyabona nkahita njya muri Air Force ndahita mvuga ko akazi kabuze ngo niriwe mu mujyi nambaye Air Force 1 ngo akazi kabuze akazi karabuze kandi wambaye inkweto y'ibihumbi 50 none se ubwo n'ubuzima niho uzasanga abapfubuzi niho uzasanga aba bantu babashuga mami bafatirana umwana mutoya kubera ko avuze ngo akazi karabuze nk'ubu nta gishuga mami cyane yiyongoza njyewe ahubwo nakiyongoza kuko kubera ko yagiye mu buhinzi buriya biragaragara ko yakennye okay sawa yakennye ari mu biki yagiye guhinga ibirayi disi yo amaji reka mwiyegereze wenda muhe miliyoni 3 mwikururire ibyo birwara byawe bigumane undeke nzabaho ukuntu mbayeho kandi nabandi bari bakwiye kuba bo bari bo kugira ngo abari kuko iyo ukunda ibintu byiza udakora ahanini bikugusha mu gishuko cyangwa mu cyaha njyewe rero naravuze ni uko uzambona nuko ibyo uzatekereza nibyo hari abantu nzishaho b'abana beza b'abakobwa atabonye iPhone zira iPhone bazikoresha iki ari ifotoza ngo bigende ute babona marayika menshi zibafashe kirayika zira mbuga ziranahemba shana mugakina iyo mikino wowe urafata amafaranga aguze ibibanza 2 ukayeguramo telefone never nuko ngo navuga ati mfashe miliyoni n'igice ngiye kwigura telefone bituvuga ati unzavuga ni uzi inkoko zirimo hano uzi ikibanza
amabati ubutaka burimo hano uzi ko telefone ariko igwa muri wese uzi ko telefone bayikwiba yanameneka ubutaka babukwiba gute mwajya mu mategeko ntabwo bwagwa muri wese ubutaka nicyo kintu nabwira urubyiruko ngo muharanire gushaka mufate amafaranga yanyu muyashyire mu butaka telefone yose irahamagara ikitaba uri kumbwira twifuza gutemberera nuko twagusanze no mu kazi ariko n'ubundi amasaha ngira ngo yagiye oya ariko nanjye nari nigende ngiye gukora ibiganiro mujye kuri Ama-G The Black Official muzajya mureba ibiganiro byanjye buri mu gitondo saa 3 mba nagutayemo mukore subscribe ariko mfite views nkeya abantu bitabire kugira ariko ntari ni bake beza kuko ureba nka comment batanga ukabona nyine ababyumvishe hari n'ababireba ntibakore subscribe nose ni gute umuntu akubwira ngo man ngo haraza gushya ariko mwahura ukabona nta subscribe yakoze kandi ari inshuti yawe wowe warayikoze bantu mukurikiye Kigali News Channel rwose barebe munsi harimo link barebe kandi ndabakunda ubuzima rero mbayemo ntago ari ubuzima bwa gikene si ubuzima bwa gitindi n'ubuzima bwanjye ndi njyewe uko numva mbishaka ni ukuvuga ngo interview ndayikorera mu murima nicaka ndayikorera mu kiraro mu kibuti cy'inkoko nicaka ndaryama nsinzira hanze kubyuka ntahe ndarya ibijumba n'imyumbati ndarya ibyo ubwo nubwo buzima bwanjye ngo wakureba ugiye nko guhinga ufite umusambi ufite umusego ufite mashini ni umuhinzi ugiye mu kazi muri office ariko nagira ka ofu ugiye kuryama yifitiye akantu k'amazi ke aritamo akurikirana amakuru y'ukuntu abaniga bameze abaseke hari amakuru ugira ureba y'abasani nawe ugaseka cyane ariko nkayaheruka kugusetsa ukabireba uvuga ati hano nyine urabafeze jya muri 155 AM ngo bari guserera bari si wamenya ibyo ari byo bamwe bavamo abandi bajyamo ibindi ibyo bintu ndabireba nyine hano kuko nta makuru aba yatangajwe nkayareba narangiza kuyareba nkavuga ariko ibi birayi byo ndaza kubigenza gute njye ntabwo turi buserere njye naserera n'ibirayi njyewe wapi nkabagara nkataha nkatora amagi nkabatora amagi nkagira abashyitsi n'ubwo buzima bwanjye mani muri rusange akazi ntabwo kabuze akazi karahari ahubwo turi kwifuza akazi k'itegeko ku bwacu tuvuge ngo warangije kwiga kaminuza ntabwo ushobora kujya gukora kuri irembo no umuhanda wanyu muri karitsiye ngo uzane irembo wowe urashaka kujya gukora muri banki nkuru y'igihugu kandi ntabwo iyo ntebe mwese mwayicaraho bro hari abantu bajya bangereranya cyane n'umuhungu w'inshuti yanjye witwa Bruce Melody ngo yaragusize none se mu masiganwa ntibasigana yaransize nyine nese mbigenze yaransize tubyemera ibyo ngibyo ngo amahirwe aza mu bantu mu buryo bugiye butandukanye buri muntu agira igihe cye yego ariko ntago yansize ku buryo wenda tugirana ikibazo nta nubwo twanagendana ntago bikunda ngo twese tube turi kuri level imwe never
kuko nanjye nkubwiye abo nasize wasanga ari benshi no kurushaho. Ama Yes. ongera tubwire nimero yawe Nimero zanjye barazizi. Hari umuntu wambwiye ngo ntukazajya uvuga ziriya nimero zawe, none ikibazo yazimpamagayeho. Nizo rutazivuga Kumpamagara hese 0788 twakwipangira diro z'akazi katagendanye wenda n'ibya music na music, kandi ngiye kubatamo ejo bundi ngiye kubatamo indirimbo yitwa ngo ivuga ngo namahano ndeba hano izi mbuga namahano nkoranyambaga namahano ngaho ibibazo ibintu nzavugira mu mahano. Rero ikintu nabwira urubyiruko cyangwa se abanyarwanda muri rusange n'abakuru nabo mujye mubakebura. Kuba mukuru udafite ibitekerezo ni ibintu nabyo numva atari ushobora kwihingira ibintu byawe, ariko ngira ngo urabyibuka ko kuva kera njye nikundiraga utuntu two guhinga, utuntu two korora. Ubu none ndaje nkuzanira ibyo bita inkwavu, nk'inkwavu 200. Abantu bari muri Amerika, bari muri Australia, bari muri Canada, mumenye ko dufite hano ikintu cyitwa ubushobozi bwo kuba twakorora ibintu bikaba byakwinjiriza amafaranga akubye ayo winjiza. Reka nkubaze, reka tujye dutanga ingero zifatika. Wowe uguza inkwavu, urukwavu wenda ruguza 4,000. Urukwavu iyo rubyaye rubyarira amezi 6, rukabyara nk'inkwavu 6. Nta biryo by'inkwavu ziba, ni ugufata ibyatsi ugahereza. Ubwo kuba inshuro 200. kandi isoko ryazo abantu riraboneka. Ntabwo ari wumva umuntu ngo tugende ngo ngurire urukwavu, ruba ruvuye hese. Hari n'ahantu haba speciale y'urukwavu, specialite. So rero abantu bafite mu mutwe hanini, twakora nimero nazitanze kandi twakora neza, ariko baraguseka iyo ukoze utuntu nk'utu. Jewe ibitwenge narangije kubica amazi. Oya, ariko uzi kuba mbareba gutya nimereye nk'uko uvuga nti runaka ngo Roskana, ngo Nanuza, ngo Coach Gael, ngo manager wa Diamond ngo yamubwiye ngo ntucike intege. Nimereye gutya mu birayi ntuje. Nkahita mbona message kuri WhatsApp ngo B1 Jean ejo turakorera Nyagatare saa 3 baraza kugufata. None z'ubuzima burenze bwo ngubwo nubu. Nkahita mbona Kigali News Channel views zageze muri 60,000. Atuza, nkahita mfata isuka yanjye nkahita nsoma ku mazi gake, nkahita mvuga ati ninjiye umurima ejo nzajya Nyagatare. None se hari ibindi? Ariko none nabonye abantu bari guterana amagambo, nabibonye hano mu kanya nkinjira muri uyu murima aho bita DJ Brian. Hari n'undi muntu bateranye amagambo, uyu mukobwa ukora ibintu bye nawe ni umu YouTuber yitwa Clara. Man, rwambikanye ubu ntegereje indi episode nibereye hano, urumva? Ariko bose ni ugushaka ubuzima,
ndabakunda bakomeze bakora ariko guterana amagambo man ngewe mba numva ntabwo birenze oya nibirasa nabi none natangiye kumva batangiye kuvuga ibintu byo mu miryango biba bipfuye aho ngaho ngewe muteranya amagambo wa babiri mukatakana ntari sha gadi wa kigoryi amaji wambwawe ariko nutangira kuvuga ngo amaji wowe nkuzi nyoko ukizanamo ibyo bintu ubu byishe man ntabwo bikisho iyo ntabwo ari showbiz winjiye mu muryango yabaye personal ariko twayaterana ngewe uzanyiyongoza barabizi benshi barabizi ni ukuvuga ngo ni ugusitara mu gisongo kuko ngewe nakubwira ukuntu ibintu bimeze sitara ngusame nkupfumbate nkubwire ni shapeti garaka nkubwire n'abantu babimenye ariko ntago biriya bintu ari byiza batangiye neza mani baterana ariko bitangira rero ngiye ibintu bitangiye kuzamo ibintu bigendanye na family bitanabijya ku ruhande kuko nta kintu nabonye uwo bita niyo Bosco mbona uwo bita Kenikaye ndi hano ngo abanyamakuru namwe mujye mumenya kwandika umutwe w'inkuru Kenikaye ngo aragira ati Emirene yambujije gushyingura papa wa niyo Bosco ubwo iyo ni inkuru umuntu yakubuza gute hari ibintu mba ntumva ahubwo se ni ibintu watangariza abantu ariko byansanze mu murima ndabyumva ndabireba ndavuga ni reka ntegereze numve abantu rwose kuri 3D mujye mugerageza mwandika inkuru munediting ibintu bitari ngombwa bita musugo yamubujije gute irimba ahantu riri umuntu arahazi azi imodoka yagendaga areba ati none se ni nko kuvuga ngo allo Irene yo ngiye gushyingura se ngo hoya ntujyeyo ati yambujije akomane oya ibyo birimo no gusebanya man niyo Bosco nawe ati njyewe agahinda mfite nuko umubyeyi wanjye yatabarutse umuntu wari uri kumwitaho ari kumuseka umuntu wari kumwitaho umuganga ngo yaramusetse niyo makuru Bosco yavuze hano umuganga w'umubyeyi we yego yarinze ava mu mwuka ari ngo kumuseka uze kureba ikiganiro cye ariko ubu buzima turimo twese tuzabuvamo ariko twagakwiye kubucamo neza nk'umugenzi twese hari ibintu byinshi njya mbona njyewe ntakunda gukiritikaho ariko kuri Kigali News Channel nzajya ngerageza ngira ikintu mbivugaho gake cyane ubu ngubu nk'aho twavuze ngo abo bita Merci arifuza kugeza Kigali Gents Comedy muri BK Arena turi kuvuga ibintu bitagenda neza tukagisapotinga mpaka agezeyo bro kare wambaje ngo kuki wataragutumira wenda zantumira ari uko yageze muri BK Arena ariko ngomba kubivugaho mbere umunsi twabonye iyo post ko ari muri Arena twese tugahurira tukajyayo tukasapotinga umuntu ariko ubwo turi kuvuga ibyagenze nabi muri Gents Comedy aya ubwo rero ikintu gihita kiba mpita nifatira agasego kanjye umurima abarimereye gutya mugashwana mujye mukina nzasifura urumva ibibazo biri mu bantu
nibo babyitera nta muntu uzana ikibazo mu bantu abantu nibo bazana ibibazo nta yindi nyamaswa iteza ibibazo abantu no ibibazo by'abantu ni abantu naririmbye umuntu abantu bakambwira ngo ibyo bintu uvuze ngo wabibwiwe nande nawe uri umuntu uri kubimbwira ntimbibwiwe nawe so rero ikintu nababwira ni uko dukomeze dufashanye dutere imbere twese muri rusange cyane cyane urubyiruko ikindi izi mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu ngiye gusohora iriya ndirimbo ivuga ngo ni amahano ni amahano nimbona ubushobozi ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nkifokasinze ku mafaranga ya music muri rusange ndi kukubwiza ukuri njyewe mfokasinze mu gutanga ubutumwa bwiza rero wajya kubona ukabona umuntu arifasha aravuze ati Amaji nguteye inkunga iyo ndirimbo kuko ntabwo nafata amafaranga nakaguzemo ibiryo by'inkoko ngo nkubiguremo ifumbire ngo njye kuririmba ibintu bitaza kumara n'iminota 2 abantu bari kubibyina ariko ubwo butumwa nahisemo kujya mbutambutsa kuki kuri izi platforms zacu ariko umuntu agize neza nahita nyikora kuvuga amahano yo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ubona abapasiteri ngo baronkashana ni amahano so rero gadi ngira ngo reka njye kwirebera filime mwana tugushimire nimushaka mu byihorere nimubireke kunshimira ubwo akanyenye mukanda akanyenye oya tuba turi muri blague ariko nanjye ndabashimiye abantu buriyo badukurikiye mani umuntu akaguhereza igihe kingana gutyo kurikirana ikiganiro ni iby'agaciro agakora subscribe byanamushimisha agatanga share ku bandi bantu ariko agatanga igitekerezo njyewe ariko basigaye bampamagara noneho nta comment njye noneho basigaye ariko nabyo ni byiza ni byiza nyine nanjye kandi mpita mbitaba phone yanjye ihora ku muriro hallo wi ngo nabonye ikiganiro cyawe ngo nago wamenya niko kantu babanza ngo ndi umuntu ngo kwikundira ngo kuva kera ngo ariko ngo nanjye ngo nabaye wundi ngase wabaye iki ngo nakukunze ngo nakuze ngufana ngo ariko ngo ntazi wundi we bana none se bimeze bite ngo ubuzi ngo iyo mbimenya ngo ibi bintu iyo bivuga kera ngo nari kuba ngo mani ngo ndi umuntu wa danje ndamubwira nti guhereza isaha uri wa danje nimba warangije kumenya uwo uriwe uri wa danje ahita ufatiraho urajya kurya mu maresitora y'ibihumbi 20 uhembwa 3 ku munsi kugira ngo wemeze ko iyo foto nawe uyiriye ngo cyane ari ngiye kuvuga ku masarode kwa fira ariko reka mbere gadi urakoze cyane nawe kandi ibi biraye n'ibyera si tubitangiye ubireba uzaze dutekemo runonko n'agafiriti tuba buturibo dusangire ahangaha nyine none se tuzaba urashaka ko tujya he mu mahoteli harya riri pake yavuze gukora iki igiye gukora iki abo sibo abo ntago ari bo ariko nanjye hano ahubwo se waza reka nkubaze gade turangiza kino kiganiro wamfatiye uyu murima ukawushakira izina ko ngiye nkunda abantu bita amazina uyu murima urabona wawita nka nguki
yahita ariza. gadi ko nkwizera ku mutwe wenda nta nubwo wahita Musambi cyangwa se ukahita Gasego cyangwa nyine ugashaka izina ritewe n'ukuntu reka ne kukuvuna mu mutwe ariko nuribona muri comment abantu mwese mudukurikiranye mudushakira izina ry'uyu murima ejo bundi ninza n'inyanya noneho murahita mwirukanka ariko abantu bashaka ko twaba twafatanya ibikorwa amarembo arafunguye nimero n'iriya ubundi dukora akazi tureve mu magambo mu matiku sawa rero Gadi wakoze cyane noneho ukuntu ngwaye ikiganiro ranwaza zino bote jewe ntago wangenda nagutyo ni mashini kameramani nawe arayitwara wundi genda nambaye ibirenge gutyo nikomeze bitwaye bigize icyaha abantu babyumva babitubwire nimba bigize icyaha naho ubundi abantu bazicwa n'amafiyeri bro abantu amafiyeri araza kubona ubu ngubu ngenda ndahinguye ariko uzabona baje kuryanga ibintu ngo nahinze ariko man Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.